twavuze ku bantu tudakwiriye kwizera mu buzima bwacu, twavuze ku bantu dukwiriye kwitondera mu buzima bwacu, tuvuga ndetse no ku bantu dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero ntabwo tuje kuvuga noneho ku bandi bantu dukwiriye kubana, ahubwo uyu munsi nje kukwibutsa kubaho wenyine. Ese bimaze iki? Aho kugira ngo ugendane n'abo bose batari beza, wagenda wenyine. Buda we niko yabivuze, yagakwiriye kumenya imbaraga zizava mu kuba baramutaye, akazibyaza umusaruro. Tugiye kureba rero ku mimaro igera kuri 5 yo kubaho wenyine. Bisobanuye guha agaciro ubuzima bwawe kandi uba warisobanukiwe. Iyo uri kumwe n'abandi uravuga cyane kurusha kumva, ariko iyo uri wenyine urumva cyane kurusha kuvuga. Biragukuza cyane ukaba umunyembaraga, ugaragaza icyo ushoboye, kandi iyo ushoboye urashakwa. Hari indwara nyinshi ushobora kwirinda zishamikiye mu kwigunga ndetse no kwiheba. Ramba kandi ugire amahoro, wowe ukurikiranye Lioness 250, Lioness 250 cyangwa se Lioness 25. Ndongeye ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye wo kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye gukosora, n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Reka mbanze ngushimire rero wowe wamaze gukora subscribe, ngushimire cyane wowe ukomeza kubana natwe mu byo tugenda twibukiranyaho, uduha ibitekerezo, wowe usangiza abandi, ndetse nawe ukanda kuri like. Ndagushimiye cyane, Imana ikumpere umugisha utagabanije. Tumaze iminsi tuvuga ku bantu dukwiriye kuvana mu buzima bwacu, twavuze ku bantu tudakwiriye kwizera mu buzima bwacu, twavuze ku bantu dukwiriye kwitondera mu buzima bwacu, tuvuga ndetse no ku bantu dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero ntabwo tuje kuvuga noneho ku bandi bantu dukwiriye kubana, ahubwo uyu munsi nje kukwibutsa kuri wowe ubwawe kubaho wenyine. Ese bimaze iki? Uyu munsi nje kukubwira umumaro wo kubaho wenyine. Nk'uko abahanga bagenda babitubwira ndetse n'abashakashatsi batubwira ko kubaho wenyine atari amahitamo yawe, atari byiza cyane, ko twebwe nk'abantu tuba tubayeho tubereyeho abandi mu bijyanye n'imikorere, mu bijyanye n'imibereho, tuba dukeneye kubana n'abandi. Ariko nanone batubwira ko ngo igihe cyo kubaho wenyine nacyo kiba gikenewe mu buzima bwawe. Niyo mpamvu batubwira bati iyo ufashe igihe nk'amahitamo yawe ukaba uri wenyine, byo bizagufasha mu buzima bwa buri munsi ndetse no mu buzima bwawe bw'ahazaza uba uri gutegura. Buda ni umuntu ukomeye mu mateka y'Ubuhinde. Hari ijambo yavuze ati, ushaka kugera kure ajyana n'abandi, ariko ushaka kugerayo vuba agenda wenyine. Murumva iryo jambo? Ngiyo ushaka kugera kure ugendana n'abandi, ariko iyo ushaka kugenda wihuse cyangwa se kugerayo vuba ugenda wenyine. Yaravuze ati wagera kure, ariko se uzagera kure uri kumwe nande? Muri urwo rugendo rwawe ni ngombwa kumenya abo uri kumwe nabo kugira ngo mubashe kugendana. Igifite agaciro cyane ni ukumenya uwo mugendana, babandi badafite indangagaciro, babandi b'indyarya, babandi b'injiji batazagira icyo bakungura, babandi babaswa nta kintu ushobora kubigiraho, babandi b'abanyarugomo bazakujyana mu bikugirira nabi aho kugira ngo bikugirire neza. Aho kugira ngo ugendane n'abo bose batari beza, wagenda wenyine. Buda we niko yabivuze. Rero umumaro wo kuba uri wenyine uba ukenewe nawo kugira ngo ubashe kugerayo aho ugomba kugera vuba. Bundi umuntu mu buzima bwe, nk'uko tubizi, nk'uko babivuga mu Kinyarwanda,
bavuga ko nta bajyana. Umuntu yavutse wenyine niyo yaba ari impanga zaravukiye umunsi umwe, ariko ntago ziza ziri kumwe isegonda imwe umunota umwe. Oya, umuntu avuka ari wenyine, kandi niyo agiye kurangiza ubuzima n'ubundi agenda ari wenyine. Niko ubuzima bwubakitse, nuko nguko niko kuri k'ubuzima. Umuntu avuka ari wenyine, kandi niyo agiye agenda ari wenyine. Niyo mpamvu rero n'ubuzima bwo kubaho wenyine uba ugomba kububamo, uba ugomba kubugira, ukagira umwanya wo kuba wenyine nk'amahitamo yawe, atari amahitamo y'abandi. Kuko iyo bibaye amahitamo y'abandi biba ari ikibazo. Icyo gihe uba wigunze, uba uri mu bwigunge. Ariko iyo ari amahitamo yawe, ahubwo uba uri mu nyungu. Rero na wa wundi ubayeho ngo ku mahitamo y'abandi wigunze, yagakwiriye kumenya imbaraga ziri mu kuba ari wenyine. Yagakwiriye kumenya imbaraga zizava mu kuba baramutaye, akazibyaza umusaruro, aho kugira ngo bimubere ikibazo noneho bigahinduka igisubizo. Buriya ibintu tuba dufite, ibyo bitugaragiye, ibyo biri mu mpande zacu, ntago ari ibintu twavuga ko ari ubuzima buhoraho. Oya, biriya ni ibiza bigashira, igihe kikagera bikarangira. Iyo bifata nkaho ubibuze utabaho, ntago ari wowe uba ubitunze, ahubwo nibyo biba bigutunze, nibyo biba bigufite, ntago ari wowe uba ubifite. Tugiye kureba rero ku mimaro igera kuri 5 yo kubaho wenyine. Nyabona niba utarakora subscribe, nakubwira nti uyikore kugira ngo tuzajye tubana mu byo twibukiranyaho byose. Ngo kubaho wenyine bisobanuye guha agaciro ubuzima bwawe, kandi uba warisobanukiwe. Iyo ufashe umwanya wo kuba uri wenyine, ntugendane na bya bindi byose bije, bisobanuye ko ubuzi agaciro k'ubuzima bwawe kandi wanisobanukiwe. Kubera ko ba bandi bari bukujyane mu bibi, wahisemo kuvuga uti aho kugira ngo njye muri biriya bibi bariya bari gushaka kunjyanamo, naba ndi jyenyine, kubera ko ubuzima bwanjye bufite agaciro. Hari icyo ngomba kubukoresha, hari aho ngomba kuba ndi, aho kugira ngo njye kuba ndi kumwe na bariya badafite aho bari bungeze. Ikindi cya kabiri, ngo iyo uri wenyine urumva kurusha kuvuga, kuko iyo uri kumwe n'abandi uravuga kurusha kumva. Ako kantu murakumva? Iyo uri kumwe n'abandi uravuga cyane kurusha kumva, ariko iyo uri wenyine urumva cyane kurusha kuvuga. Kubera yuko uri wenyine ntawe uri kuvugisha, ahubwo wowe winjira mu byawe, uba uri kwiyumva, kwiyiga ndetse no kwisobanukirwa, kuko ntawe ufite uri kuvugisha muri kuganira cyangwa urangariyeho, ahubwo wirangariyeho wowe ubwawe, wowe wenyine. Urumva ko rero kuba uri wenyine ni ibintu bikenewe mu buzima bwacu. Icya gatatu, ngo iyo uhisemo kuba wenyine biragukuza cyane ukaba umunyembaraga. Uvuge nk'urugero, niba ufashe umwanya wawe ukajya mu murima ukawuhinga, imbaraga uzakoresha kubera ko uri wenyine uzasanga ziruta imbaraga wari gukoresha uri kumwe n'abandi. Nubwo biba byoroshye ko muri buhinge hanini mufatanije, ariko ahanini cyane naho uhinga uri wenyine, nta wundi muntu muri kumwe. Iyo uhisemo kuba wenyine biragukuza cyane, kuko uwo murima utangiye guhinga mushobora kuba mwari kuzawuhinga muri abantu 5 umunsi umwe, ariko uwo murima niba uri wenyine ushobora kuwuhinga mu minsi 3. Urumva ko imbaraga z'abantu 2 ziba zapfuye ubusa, nubwo bakoze umunsi umwe ariko bari 5. Rero kuba uri wenyine biguha imbaraga cyane, kandi bikanagukuza, bikagutera n'imbaraga zo kumva ko ibyo ukora uri bubikore ushyizemo umwete, kuko uri wenyine ni wowe ugomba kubikora.
ni wowe ugomba kubikora, nta wundi uri kureba ku ruhande, nta wundi uri kureberaho. Hari abantu benshi bagira ikintu cyo gukorera ku jisho. Gukorera ku jisho rero, iyo uri wenyine wari wihaye umwanya wa wenyine, uri gukora wenyine, ntabwo wakorera ku jisho kubera ko nta muntu uba uri kukureba, ni wowe wenyine ubikora. Urumva ko biragukuza kandi bikaguha n'imbaraga. Akamaro ka kane ko kuba wenyine, iyo uri wenyine ugaragaza icyo ushoboye, kandi iyo ushoboye urashakwa. Kubera ko niba uri wenyine, ziriya mbaraga zawe zizazamuka, hahandi ukomeye hazagaragara. Numara kuzamuka uzashakwa, bazabona ko ushoboye, bazabona ko ufite imbaraga, baze bagushaka. Abo bazaza kugushaka rero ni ba bandi b'ingirakamaro, ni ba bandi muzagendana ari abanyabo. Dukwiriye kwiga, dukwiriye gutangira kugaragaza imbaraga zacu, kandi imbaraga zacu zizagaragara ari uko twafashe intambwe yo kuvuga tuti twiyinjiyemo, turakora twebwe ubwacu, ubundi imbaraga zacu zigaragare. Umumaro wa gatanu ari nawo wa nyuma, uravuga ngo iyo washoboye kubaho wenyine, hari indwara nyinshi ushobora kwirinda zishamikiye mu kwigunga ndetse no kwiheba. Niba wagize imbaraga zo kuba uri wenyine, bizagutera kumva ko ushoboye wowe utigunze, kubera ko twabonye ko kubaho wenyine ari amahitamo y'abandi, byo ni ukwigunga. Ariko niba ari imbaraga zawe washyizemo ukaba uri wenyine, bizakurinda za ndwara zo kwigunga no kwiheba. Hari indwara ngo yitwa burimi, ni indwara ngo yo kurya cyane. Iyo iterwa nuko umuntu ahanini aba yabuze ikintu yakundaga, ibintu byari bifite agaciro mu buzima bwe, noneho agatangira kujya aryagagura. Iyo umuntu amaze gutangira kuryagagura, bihera ko n'umubiri we ukaba munini, akabyibuha bimwe bidafite gitangira. Rero iyo umuntu yarwaye iyo ndwara, iba yatewe n'ibyo yabuze. Cyane cyane batubwira nk'abantu buriya bakora nk'amadivorce, batandukana nk'umuryango, bariya bajya bagira ngo iyo ndwara, cyane cyane abagore bakagira iyo ndwara yo kuryagagura, ndetse bikabaviramo n'ibibazo by'umubyibuho ukabije. Harimo n'abandi bashobora kurwara iyo ndwara bitewe n'uko wenda bizinesi yabo yari nini yahombye, bitewe n'uko bapfushije umuntu bakundaga nk'umubyeyi cyangwa se nk'abana. Iyo ndwara ishobora kubatera. Rero umuntu washoboye gufata umwanya ari wenyine, akaba mu buzima bwa wenyine, iyo ndwara ntabwo ishobora kumugeraho kubera ko afite imbaraga zo kuba ari wenyine. Ntabwo yaganzwa n'ibyagiye ngo bimwigarurire. Kubaho wenyine rero buriya ni ibintu byiza, ni ibintu bidukuza nk'uko twabibonye, ni ibintu bigukuza nk'uko twabibonye. Kandi baravuga bati intambara igora kuyirwana ni intambara urwana uri wenyine. Nibyo pe, biba bigoye kugira ngo urwane intambara uri wenyine, ariko iyo ntambara urwanya uri wenyine ni intambara igukuza mu buryo bukomeye, ikubaka mu buryo bukomeye, kuko ibintu byose biza bisanga ufite ubwirinzi, biza bisanga ukomeye, kubera yuko warwanye wenyine. Uzi uko ushobora kwirinda, uzi uko ushobora gukomera. Nibyo twibukiranyagaho uyu munsi. Niba wumva hari icyo tukwibukijeho, niba wumva hari icyo wungutse, usangize abandi iyi video. Ikindi ukande kuri subscribe niba uhageze bwa mbere, kandi subscribe ikorwa rimwe. Iyo wongeye gukandaho usanga yagiye. Hari igihe njya mbona abantu bagiyeho, abandi bakongera bakavaho, ubwo aba yongeye gukandaho akavaho. Ikindi kandi wanaduha igitekerezo cy'icyo twakibukiranyaho, ukande no kuri like. Tuzasubira utaha rero. Ciao, bye.